ariko Godere aramutse uriya mugore adakize aramuka adakize utambona ndimo guseka gutya nzakugarukira nawe yusekesha uzayaririsha urimo urareba ntabwo nabyo urimo urareba ibagirwa vuba akantu we haguruka nako kazashira byarahapfa kuba ari hazima gusa ntabindi ntabwo ibyo nabitekereje ubwo burwayi bwakomeje ariko aho bagira umugore hunda ndizera ko ni hazima hakugira ngo uzanirwe n'ijambo uzanirwe n'uburibwira njye narabututse rwose usabye inusu yonyine inusu gusa y'amahoro kuko sinagusaba ikiro kuko cyo ni kintu haguruka utaje amaboko wanyu numva mufite ibitutsi byo nk'ibyo haguruka utaje wanyu hagute zira nawe ugende mu gusakuriza ndajya mu buyobozi ntabwo ari ukukubaruka ariko ndajya mu buyobozi mukereze mu gusakuriza ndajya mu buyobozi umva rero Kalisa mwana wanjye ndabona byaba byaribishye ko mbona udashaka kandi umaze gukura urabona muri umuntu wawe icyo nzamubwira kandi wicaye ahangaha ariko mama ndashaka abakobwa bose ko nasanze ari babi kandi natekereza n'ingo z'iki gihe birancanga mama nabuze icyo nakora urareba ukuntu abakobwa bose ari babi ni babi rwose pe aho ushobora kuba ari wowe ufite ikibazo abakobwa bose bagenda ari beza nta kibazo mfite nabonye ari babi wape wowe uri kureba wowe ureba nk'umukecuru niyo mpamvu ubona ari beza nyine ariko mama akora nisaziye njyewe mbonye abakobwa mbona ari beza nta bwiza bwabo ariko mama ntukajye utsetse ariko ureba yuko Kalisa uyu nguyu yazanye imvi ariko se reka kubaza umuntu azogoshera ubwanwa hano mu rugo njyewe niwe umfungira amayira mama urabizi ko Sandrine ari umukunzi wanjye turakundana sinamukweretse ariko se ni gute uyu nguyu yakikora akavuga ahubwo ubusanga postinga ibya Yesu ashimwe mu butayu aho barigiye kujya gusengera ariko ibyo gushaka umugore byo byamuvuye ahubwo uzajye kumuvuza birakomeye birakaze ariko kari wakiguriwe abakobwa bose bo muri iki gihugu ahantu hose ubageze babi wakemeye tukerura mukecuru uko tutazi gutereta ko n'ubundi byatwihishe ukareka kuzaza uzana ibintu byo kuvuga ngo abakobwa bose buriya abakobwa bose babaye babi koko ako rero kamubwire njye ndababona nkabona ari babi rwose gute impamvu rero muri mumbwira ngo nshake ntarabona umukobwa mu nda mbona ari babi ubu se reka nkwereke ejo ntitwagiye muri Severance nitwasashye saa 12 saa 12 ntabwo uzi ko twahuye na ba Claude barimo bazamuka bajya hane muri gym twari tugiye kujya none se ubu ngubu se twe twiziza ahubwo reka nkubwira akantu waretse tukemerera mukecuru tukavuga ati ko tereta byaraturaniye ko nta kantu dufite nta gafaranga byibuze ko yagira ikintu dukomeraho tukareba yuko natwe twava muri ubusiribateri koko urumva ibyo bintu bitakwiye bitekerezaho nawe umbwire ako amugane nibyo ejo bundi turi kuri Severance nabonye bati ba Manuel badisohokana n'abakunzi babo bagenda saa aribwo dutashye ariko wibagiwe uburyo badukomereye wowe urabyibagiwe ubu urabyiyibagije aka kanya ahubwo mukecuru ko yako afite agafaranga ejo bundi bagurishije agasambu reka tugire tubwiye ko nta dufaranga dufite ako amugane tugire tubwiye ko nta dufaranga dufite kandi yadufasha wowe ni ukugukorera ubukwe vuba akagushakira nanagukodeshereza nanjye ibyanjye bizaba birimo biraza kandi wibuke yuko nyine njye mfite na misiyo kuzajyamo sibyo byiza nibyo kabisa reka tugende tubabwize ukuri rero turebe ko ibintu byava mu nzira sibyo tugende tumubwize mama urakicaye ndakicaye hano yego ko mama kandi kwibaza ku bibazo byanyu ngo byandenze mama buriya rero nari ndimo nganira na mukuru wanjye hara mu cyumba hararuguru cya cyumba cyanjye ndaramo ubundi urabizi ko kuva na kera
ikintu kijyanye n'ubwenge no mu ishuri nabaguhaye. kandi mo ndeba mu gakaye n'amanota yawe wabonaga nubwo nize byinshi ariko ntuzi uburyo baguhamagaraga ku ishuri bakavuga ati ngwino umwana wawe umugaburira ibiki. Ababyeyi bose ntibicara bavuga ngo umwana wawe umugaburira iki. Rero turaganiriye ngaho tubwire nawe. mama fashe umwanzuro uyu murumuna wanjye aranganirije ambwira ingingo urabyemeye kuzana umugore ndabyemeye kuzana umugore rwose nureba ko mama yishimye noneho biranshimishije. mbonye utasa tutabonye kuzukuru n'agakazana rwose ndabubwira ariko se reba ukuntu angana. Mama ageze mu cyiciro atakibasha kureba neza arimo azasaza kuko nta kuzukuru abonye nta mukazana abonye. Arangije arambwira ngo ikibazo ngo ni amafaranga. Ndamubwira ni icyo kibazo cyarakemutse kera. Ndamubwira ni ntabwo uzi ko nimugora twari turi inyama. Ni mama yagurishije agasambu ejo bundi afite amafaranga. We tugende tumubwire tuze tukubwire nurangiza uduhereze kuri ya mafaranga dukora ubukwe. abanyamagambo Nese mama kuhindutse urambwira ngo mfite amafaranga nese nimbwa none tugaburiye inyama sinari mbaguriye inyama nyine siyo amafaranga nyuma narisigaranye ngo gwice mama hoya ntabwo bishoboka rwose. Ese mama oya rwose mama nawe tubwire none se inyama za nimugoroba nizo zajyanye amafaranga yose. umunsi sapa yasohotsemo inzu yasohotsemo gusa oya rwose ibya data byararangiye n'ibyacu n'ibyacu mama. Ngaha rero uwo mubyeyi si uri umubyeyi wacu. Ngaha tubwire turakora iki se turakora iki ubu ngubu koko. Ikibazo ni amafaranga. Twebwe nidushaka tutabonye amafaranga banza noneho tubanze tubona amafaranga tubone kuzakuzanira umukazana ubone no kubona uwo mwuzukuru wicara uvuga ndetse uzamubona nta mafaranga ufite. ngombe gutekereza neza za nyine twacecetse rwose. ngo abana banjye nimuzamwe biranatuye uriya musengereza wanjye muzira yegereye imitungo y'iwacu. niyo mubwiye ngo imitungo yacu niba uyegereye neza iriya yose tubona niyo mubwiye ngo tugurishe anjugunya kure ngo iki ntashaka ko tugurisha ngo iki mugomba gushaka ukuntu mubigenza mukabona uko tubona iriya mitungo mugashaka amaboko. icya mbere ni ukumenya ngo imitungo ni iyacu. Mbakarisi uzi yuko reba tumaje kuyibona kiriya gipangu ukakijyamo na kiriya kiri hirya yacyo ni icyacu nanjye nkahita nyijyamo. Yaba we ahubwo se mama twabigenza gute? uwo muganza mugomba gushaka ukuntu mugeraho kuko ninjye nawe dusigaye mu muryango twenyine. niba adashaka ko tugurisha ngo tugabane ni mwisengeneza wanjye mushaka gukure ibyo ni ibintu byoroshye. ni ibintu byoroshye cyane ahubwo tumupange. so no ruhinja ukiryamisha muterure neza nk'umuntu ukuze ntabwo ubona ko yambaye neza ngaho hararize uyu mwana ashasigaye anyanga ayizera gata ayizera ngo mwana aho kurya inzara anshwe ako sheri ndashaka ko tuvugana. tuvugana iki ako wagiye umpa akanya tukavugana. mbwira ndakumva usigaye uva ku kazi ukaza utinze ntumvugishe kuze ndakuvugisha ari igihe ntakuvugisha kambanze yambikira umwana akantu njyewe se ako wakwitonze njyewe urabona sheri nta bintu uri kumva birimo gukomanga hanze. tubiganirire sheri reka mbanze njye kureba bagira ngo zaye neza ubutwiriza akiri umwana muhibe ko yamufasha ariko nawe narebe uretse nzi bikira mbumureka mu bazahene ntiziburi bunyirije ayiwe
bagirwa vaho akantu we